ibyo kurya byagufasha mu gusukura udutsi duto dutwara amaraso. Indwara z'umutima muri iki gihe ziriyongera ku bwinshi zigahitana umubare munini w'abaturage, kandi imwe mu mpamvu nyamukuru y'izi ndwara harimo kuziba kw'imijyana. Imijyana ni udutsi duto dutwara amaraso, ibitunga umubiri ndetse n'umwuka mwiza wa oxygen tuyavana ku mutima tuyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri. Utu dutsi turakomeye cyane kandi dufite ubushobozi bwo kwiyoroshya no kwiyongera ubunini bitewe n'amaraso ari guca mu miyoboro yatwo. Icyo gihe nta kindi kintu kigomba kuba kirangwa muri iyo miyoboro y'imijyana y'amaraso. Iyo ibinure bizwi nka cholesterol kimwe n'ibindi bintu by'amavuta bibaye byinshi mu mubiri bibura aho bijya, nuko bigatangira kwiyomeka mu miyoboro y'imijyana y'amaraso. Iyo bigenze gutyo bishobora gutera kuziba ndetse no kugabanya amaraso aca mu miyoboro y'imijyana. Uko ibinure biba byinshi mu miyoboro y'imijyana y'amaraso niko bigifunga, bityo amaraso ntatambuke neza cyangwa uko bikwiye. Iyo amaraso aca mu mijyana agabanutse bitera indwara yitwa atherosclerosis. Gufungana kw'imijyana bigenda biza gahoro gahoro bitewe n'ibyo urya ndetse n'uko ubayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Inkuru nziza ariko nuko hari ibyo kurya byagufasha mu kurinda gufungana no kwangirika kw'imijyana, bityo bikaba byanakurinda indwara z'umutima. Ibyo kurya byagufasha mu gusukura imijyana y'amaraso, icya mbere ni pome. Pome zikungahaye ku bwoko bwa fibre zizwi nka pectin, kandi nanone pome zizwiho kugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu maraso. Ubu bushobozi pome zibugeraho binyuze mu gutuma umwijima ukoresha pectin iri mu maraso aho gukora indi, bityo urugero rwa cholesterol rukagabanuka. Flavonoids ziboneka ku rugero ruri hejuru muri pome nazo zifasha mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Potassium na magnesium biboneka muri pome nabyo birinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Kurya pome imwe ku munsi ni ibanga ryo kugira imijyana isukuye neza no kurwanya indwara z'umutima. Ni ngombwa kurya pome imaze igihe gito isaruwe kandi yahinzwe mu buryo busanzwe. Ibyo kurya byagufasha mu gusukura imijyana y'amaraso, icya kabiri ni avoka. Avoka zikize cyane ku binure bifitiye akamaro umubiri n'izindi ntungamubiri zifasha mu kwikiza cholesterol mbi no kongera urugero rwa cholesterol nziza mu mubiri. HDL high density lipoproteins ni ubwoko bwa cholesterol nziza ifasha mu gusukura imijyana y'amaraso no kuyirinda ko hari ibyajyamo bigatuma iziba. Igisate kimwe cya avoka kibonekamo ibinure na cholesterol ifitiye akamaro kanini ubuzima. Vitamine A iboneka muri avoka ifasha mu kwikiza no gusohora cholesterol mbi, kimwe n'ibindi nka potassium ifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ugomba kurya byibuze igice cya avoka buri munsi, ukaba wanayisimbuza margarine ku mugati niba ufite ikibazo cy'ibiro byinshi. Niba ufite ibinure byinshi ushobora kureba ibyo ugomba kugabanya mu byo kurya byawe, kenshi twabikozeho mu biganiro biheruka. Ibyo kurya byagufasha mu gusukura imijyana y'amaraso, icya gatatu ni tungurusumu. Tungurusumu zifite ubushobozi karemano bwo gusukura udutsi dutwara amaraso.
tungurusumu zikize cyane ku bisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri antioxidants bifasha mu kwirinda indwara z'umutima no kuziba kw'imijyana. Kurya buri gihe tungurusumu zifasha mu kugabanya urugero rwa cholesterol mbi mu maraso, bigafasha mu kongera imiyoboro y'imijyana ndetse no gutuma amaraso atembera neza muri rusange. Ushobora guhekenya udusate tubiri twa tungurusumu cyangwa ukaba waziteka mu biryo bisanzwe. Ibyo kurya byagufasha mu gusukura imijyana y'amaraso. Icya kane ni thé vert, green tea. Thé vert irinda cyane imijyana kuba yakwangirika, ku buryo ubushakashatsi bwakorewe ku Bayapani, bamwe mu baturage bakunze kunywa iki cyayi cyane, bwerekanye ko bigabanya indwara zibasira imijyana y'amaraso. Ibinyabutabire bibonekamo nka catechins ndetse na polyphenols bifasha mu kurinda imijyana y'amaraso kwangirika. Kunywa udukombe 2 cyangwa 3 ku munsi byagufasha kurinda imijyana y'amaraso yawe kwangirika. Ibyo kurya byagufasha mu gusukura imijyana y'amaraso. Icya gatanu ni epinari. Epinari zikize ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye kandi zifitiye n'akamaro gakomeye umutima. Imboga za epinari zirinda cholesterol n'ibindi byose byatuma imijyana y'amaraso iziba. Imboga za epinari ni isoko nziza ya nitric oxide kandi yiha ubushobozi imijyana bwo kwirinda ibinure n'ibindi bishobora kwibikamo. Ikindi kandi imboga za epinari zirinda gufungana ndetse no kuvura kw'amaraso. Ibi byose bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ndetse na stroke. Vitamine A na vitamine C biboneka muri epinari, byombi bifasha kurinda cholesterol mbi kuba yakwinjira mu mijyana, bityo ikagabanya ibyago byo kwibasirwa na atherosclerosis. Epinari zibonekamo kandi potassium na acide folic, byose by'ingenzi mu kurwanya cholesterol nyinshi ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ayo niyo mafunguro y'ingenzi ugomba kwibandaho mu gihe ushaka gusukura imijyana yawe no kwirinda indwara zishobora kwangiza umutima. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.